kuva kera abana muraho ikiganiro soma some uyu munsi ni umunsi wundi w'agatangaza nkuko nsanzwe mbibabwira murabizi yuko buri gihe tubazanira agashya uyu munsi rero agashya nabazaniye ni akahe uyu munsi nabazaniye inzuki nabazaniye ubuki nabazaniye ibintu byinshi bigiye bitandukanye ese waruzi inzuki waruzi se aho ubuki buva uyu munsi turaza kubona aho ubuki buturuka turaza gusoma kandi igitabo cyitwa ngo neza akayuki gatangaje ariko katumye dutekereza kubereka aho ubuki buturuka uyu munsi kandi nanone turaza kumenya ngo ibishashara ni iki turaza kumenya nanone ese ni kubera iki iyi nzuki zirimo kubaka hari uburyo zikora amashusho turaza kumenya n'akamaro ko kwiga amashusho ku ishuri batwereka urukiramende kare rozanje ibintu byinshi cyane mu byo mwiga ku ishuri turaza kumenya agaciro kabyo kandi nanone turaza kunezerwa muri uyu munsi biraza kuba ari agatangaza nizere ko mwese mwiteguye gukurikirana ikiganiro soma some naho mu kanya dusubire mu kanya abana muraho nanone nongeye kubasuhuza muri kumwe na Pacifique Mahirwe muri Rwanda Book Mobile nkuko nababwiye hari akantu mfite hano aka kantu murakazi mwese ndabizi mukunda ubuki ubu n'ubuki dufite uyu munsi ubuki mwabonye n'ubuki uyu munsi nabazaniye se ko musanzwe murya ubuki mu bumenyereho iki mu buziho iki uyu munsi rero reka mbabwire uyu munsi tugiye kuganira ku kintu bita ngo uruyuki rutera umutobe mu ndabyo rugakora ubuki uruyuki rugira urubori kandi rugira gute ruradwinga uyu munsi rero mbere yuko nkuko nabibabwiye tugitangira ikiganiro nabwiye ko uyu munsi nabazaniye agakuru keza cyane agakuru kanejeje agakuru kari buze kubashimisha niyo mpamvu mubona nabazaniye umutiba uyu munsi ariko umutiba nazanye nta nzuki zirimo kugira ngo zitaza kundya ariko nubwo zandya niyo mpamvu nambaye nk'umuntu n'ubundi ugiye kugira gute ugiye guhakura niyo mpamvu utagomba kubona umutiba ngo wegere utambaye nk'uko nambaye gutya kubera ko iyo uramutse utambaye gutya za nzuki zizagira gute mu gitondo basange amatama amaso hose wabyimbye wabaye umuntu munini kubera inzuki zakuriye kandi iyo zikuriye burya ziba ziguhemukiye ariko nawe uba uzihemukiye turaza kubibona mu nkuru no mu tundi tuganiro turi buze kugenda tugira uyu munsi rero ntatinze nabazaniye inkuru nziza cyane nabazaniye inkuru yitwa ngo akayuki gatangaje ni igitabo cyanditswe na Catherine Uwimana cyashushanijwe na Sebastien Iradukunda ni akayuki gatangaje ni igitabo twagejejweho kandi na SBD cyangwa se School Books Distributors neza akayuki gatangaje neza akayuki gatangaje mu gihugu cy'imisozi igihumbi hari ishyamba ry'ibiti igihumbi ibyo biti hakaba harabagamo inzuki ibihumbi n'ibihumbagiza ibihumbi byinshi cyane muri izo nzuki habagamo imizinga myinshi kandi itandukanye muri yo hari akazinga kamwe kabagamo inzuki zibera mu misozi hejuru akaba ariho habaga akayuki kitwaga neza yari akayuki katameze nk'izindi yego kasaga umukara n'umuhondo kakanaguruka nk'izindi nzuki ariko neza yagiraga amatsiko cyane yahoranaga amatsiko atandukanye nuko umunsi umwe mu gitondo cya kare izuba rikirasa neza abyuka mbere y'izindi nzuki
arebye hanze abona urumuri rwaka cyane kandi rusa nk'urubyina ruva mu kibaya. Urwo rumuri rwari rwiza cyane pe. Niko kubyutsa bagenzi be arababwira ati muze murebe, muze murebe, muze murebe, ndashaka kujya mu kibaya nkajya kureba aho ruriya rumuri ruri kuva. Nuko bagenzi ba Neza bararebana, barangije baramubwira bati oya Neza, oya Neza, ntabwo uri bujye muri kiriya kibaya, ntabwo ujya muri kiriya kibaya rwose. Ubushize wagiye mu mujyi ujya mu bicu ariko ntujya mu kibaya, nta ruyuki rujya mu kibaya. Izindi zikayibwira ziti oya Neza, ujye umenya kwitwara nk'izindi nzuki, ujye umenya kwitwara nk'uko izindi nzuki zitwara, ntukagira amatsiko cyane. Izindi nazo ziti oya ntukagira amatsiko cyane ariko. Izindi nazo ziti oya Neza, ubu kuva ryari inzuki zikira amatsiko nkawe, kandi Neza uzadusebye, ntabwo ari byiza, ntabwo ugomba kugira amatsiko cyane. Ariko Neza kuko yagiraga amatsiko adasanzwe ashaka kumenya byinshi, yiyemeza kujya mu kibaya. Ye baba we, agezeyo abona rwa rumuri aho rwavaga. Ye twari utunyenyeri twinshi cyane twari dukikije indabo nziza, hari n'utunyoni twinshi tuziririmbira, indabo zasaga nk'izuba zishashagirana zikwiza ibyishimo mu kibaya. Yarahageze aratungurwa, abona ubwiza bwaho, abona uko hasa, aravuga ati mbega ibintu byiza. Nuko Neza aribwira ati mbega uturabo twiza, niba inyenyeri zitwishimiye n'inyoni zikaba zituririmbira, nanjye ninjya kuzihovaho ntacyo ndi bubi, ninjya kuvanamo ubuki nishyiramo kakanu kanjye kajomba nkavanamo ubuki, ntacyo ndi bubi, ndaza kumera neza. Ndizera yuko aha hantu ugeze ari heza cyane. Nuko Neza asuhuza izo ndabo azisaba kuzihova. Muraho mwandabo mwe, mwanyemerera kubahova? Arazisuhuza, arazishimira, mwanyemereye uko musa nk'abahova? Nuko indabo nta kindi zakoze, ziramubwira ziti Neza uri keza, ngwino duhove. Neza atangiye guhova za ndabo, nawe atangira gushashagirana, atangira gusa neza. Amababa ye, umubiri we wose, byose bitangira gushashagirana. Neza bibonye arashima cyane ati nanjye ndasana twa turabo twiza. Ariko bwari butangiye kwira. Neza asezera ku nshuti ye nshya, ataha mu muzinga iwabo. Abwira za ndabo ati mwandabo mwe, murakoze cyane kumpa umwanya wo kubahova, nta kindi ngomba gukora, reka nanjye ntahe njye mu rugo. Ariko bwari butangiye kwira, bwari butangiye kugoroba, izuba ryari rimaze kurenga. Gusa agezeyo izindi nzuki zimubonye zirasakuza cyane ziti yewe 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 yewe, nimuze murebe Neza, nimuze mureba, muze murebe ukuntu ashashagirana, nta kabuza ararwaye ararembye, muze murebe. Inshuti ze zibibonye zigira ubwoba ziramuhunga. Neza agahinda karamwica, Neza arababara cyane, agahinda karamwica, Neza arababara pe. Nuko umwamikazi w'umuzinga bibonye aramubwira ati Neza, ntugire ubwoba, turakujyana kwa muganga turebe ko ntacyo warwaye. Nuko umwamikazi yegera Neza ati wakayukiwe, wigira ubwoba, turakujyana kwa muganga turebe koko niba ntacyo warwaye. Neza arababara kuko ntawe yabashaga kubwira ibyamubayeho. Ageze kwa muganga, muganga aramubwira ati Neza, noneho wakoze iki? Yewe gusa ndabona umeze neza, nta kibazo ufite. Nuko Neza arataha, ariko agenda ababaye kuko inshuti ze zose zari zamuhunze. Ataha ababaye, afite agahinda kenshi kubera ko inshuti ze zose zari zamuhunze. Bukeye mu gitondo, inshuti magara ya Neza, Mahoro, iza kumusura iramubwira iti Neza, wowe n'amatsiko yawe, ubu kuko ushashagirana, izindi nzuki zisigaye zitinya kukwegera nubwo utarwaye. Ngaho ngwino tujye guhova, uze dukora ubuki. Bukeye mu gitondo, inshuti magara ya Neza, Mahoro, iza kumusura iramubwira iti Neza, wowe n'amatsiko yawe, ubu kuko urareba ukuntu ushashagirana, dore niyo mpamvu izindi nzuki zisigaye zitinya kukwegera nubwo utarwaye. Ngwino tujye guhova, ubundi dukora ubuki. Nuko
muri ako kanya neza areba inshuti ye Mahoro, arayitegereza n'ibyishimo byinshi, nta gahinda afite, areba inshuti ye Mahoro, arangije arayibwira ati Maho, ngwino tugende tujye guhova. Neza amubwira uko byamugendekeye, ajyana na Mahoro guhova ngo ubundi bakore ubuki. Hashize iminsi izindi nzuki zigiye gusarura ubuki, zisanga n'ubuki bwiza burasa na bike, inzuki zose ziratungurwa kuko ubwo buki bwari bwiza cyane. Ubuki Neza yari yarakoze nabwo bwarashashagiranaga. Inzuki zirasakuza zitera hejuru ziti ibi ntibishoboka. Umwamikazi w'umuzinga araza n'uruyuki rushinzwe kumva uburyohe bw'ubuki. Urwo ruyuki ruryaho gato ariko ruryaho rufite ubwoba. Rumaze kurya, rumaze kumva, rurongera rusubiramo, ruryaho gato ariko na bwa bwoba burashira, bwa bwoba burashira, maze ruriyamira rurabyina ruti ye, rurarimba ati mbega ubuki buryoshye we, wagira ngo ni imbuto zose z'isi zirimo, wagira ngo bwavuye ku ndabo za mbere zihumura, wagira ngo bukozwe n'amazi y'isoko ya Nili. Sinigeze numva ubuki buryoshye nk'ubu, nta na rimwe nigeze numva ubuki buryoshye nk'ubu. Umwamikazi arumirwa arareba. Umwamikazi nawe aryaho ngo aranezerwa, inkuru ikwira mu muzinga wose, bidatinze igera mu nzuki zose zo mu ishyamba. Kuva icyo gihe uwo muzinga usaba Neza kujya abakorera ubuki, akanabereka aho yahovye izo ndabo nziza zishashagirana. Kuva icyo gihe Neza ajyana inzuki zose mu kibaya gusura za ndabo zishashagirana, za nyenyeri n'utunyoni turirimba, nuko bose baba inshuti. Kuva uwo munsi, kubera Neza, iyo usuye igihugu cy'imisozi igihumbi, hari ishyamba ry'ibiti igihumbi n'ibibaya ibihumbagiza bitatswe n'indabo zibengerana, uhasanga kandi ubuki buryoshye nk'ubwavuye mu mbuto zishashagirana ziryoha ku isi no ku ndabo zihumura ku isi hose. Nuko inzuki zose ziraguruka, ziranezerwa, zijya ahantu hose, zikajya zihova muri rya shyamba rigari rituruka mu Rwanda rwa Gasabo rw'imisozi igihumbi. Abana rero mwabonye agakuru twasomye kitwa akayuki gatangaje neza, ariko akayuki kavumbuye indabo nziza cyane, ahasigaye hakavamo ubuki turya. Niyo mpamvu ubuki bwo mu Rwanda yami buryoha cyane. Ndagira ngo rero abana mwabonye yuko ahantu nari nicaye, mwabonye ko ari ahantu hagatangaza. Abana mwakomeje mwibaza ngo ibintu mfite hano bimaze iki? Iyi myenda nambaye niyo nababwiye yuko iyo ugiye guhakura niyo ugomba kugira gute kwambara. Iyo wambaye iyi myenda niyo igufasha guhakura ubuki. Abana rero tumaze gusoma igitabo Neza akayuki gatangaje. Ese akayuki tuzi ko kabyara iki? Akayuki kabyara ubuki, aribwo bwa bundi nababwiraga. Uyu munsi rero tugiye kwinjira hehe? Tugiye kujya kureba umuzinga w'inzuki. Umuzinga ni inzu y'inzuki, aho inzuki ziba. Rero umuntu wese ugiye guhakura arabanza akambara imyenda yabugenewe. Arabanza akambara igisarubeti, akakizamura, akacyambara neza, akabanza kumenya ko gifunze neza, akamenya uko akagifunga neza. Yamara kugifunga akambara ingofero ye, ingofero ikoranye akayingirizo ku buryo adashobora kugira gute kuba yadwingwa n'uruyuki rudashobora kwinjira. Agacunga impande zose hasi ko nta hantu uruyuki rushobora kuza kunyura rukaba rushobora kugira gute kumudwinga. Yarangiza agafata uturindantoki twe ari buze gukoresha hehe hahandi hari za nzuki.
akambara uturindantoki neza. Iyo amaze kwambara rero ikigiye gukurikira ni iki? Iyo amaze kwambara igikurikira tugiye kujya ku mutiba wacu, ariko ku mutiba wacu nanone ntabwo agomba kugenda gutyo gusa. Rero iyo amaze kwambara ntabwo ajya ku mutiba we gutyo gusa, agomba kugira agakoresho kagomba kumufasha kwirukana inzuki kugira ngo zitaza kugira gute, zitaza kumusatira. Ako gakoresho bakita imvumba mu Kinyarwanda. Kari agakoresho bashyiramo amakara, bagashyiramo n'ibyatsi kugira ngo bibyare umwotsi. Iyo bibyaye umwotsi rero inzuki zitinya umwotsi, nawe umwotsi ndabizi urawutinya. Yarangiza yegera umutiba we, akora bya bindi kugira ngo za zindi zinariho zive mu nzira. Ari nako nawe umwotsi uri kumujyaho impande n'impande utuma za nzuki zitaza gutinyuka kuba zamwataka cyangwa se ngo zimurye. Yarangije nta kindi akora, amaze kwirukana inzuki, umwotsi wamaze kumujyaho. Igikurikira hari aho inzuki zagiye zishyira utuntu ku mpande. Hari agakoresho kandi agomba gukoresha kugira ngo agire gute, avaneho bya bintu byashotse, bwa buki, wa mushongi wagiye ujya ku ruhande. Yamaze kukuraho nta kindi tugiye gukurikizaho, tugiye noneho gufungura umutiba wacu wa mbere. Ubu noneho igikurikiye noneho tugiye guhakura rero ugiye guhakura ugira vuba vuba kugira ngo utaza gutuma inzuki zigira gute, zihita zirya bwa buki bwawe, kuko iyo zikumvise ukazikanga zihita zirya bwa buki bwose, wajya kubureba ugasanga hasigayemo buke cyane, ntubone umusaruro wawe. Ubikora wihuse rero mu buryo bwinshi. Reka turebe Jimmy adufasha guhakura ubuki bwacu. Mwana w'umunyarwanda kwino nawe wisomere, iki nicyo gihe cyo kudahishwa mu bitabo, kwino wisomere uvoma ubumenyi. Soma tuvoma ubumenyi. Rwanda Book Mobile, igisubizo ku bana b'Abanyarwanda. Rwanda Book Mobile, igisubizo ku bana b'Abanyarwanda. Tumaze gukamura ubuki bwacu, ubuki twabubonye. Iyo tububonye rero impamvu dukoresha iriya mashini mwabonye hariya ni ukugira ngo tutaza kuvuna inzuki zacu zongera kubaka, tugarura bya bishashara byacu tukabisubiza hehe, mu mutiba wacu. Iyo tumaze kubisubiza mu mutiba, inzuki zirongera zikaririkamo zikaduha ubundi buki buryoshye cyane. Abana rero murakoze cyane, ndizera yuko none ahangaha mumaze kunezerwa kubona aho ubuki buturuka. Ntabwo muzongera kuvuga ngo ubuki buturuka mu icupa. Mwabonye ko ubuki bubyarwa n'inzuki. Inzuki rero nurubona ntukarwice, ntukanarwiyenzeho, kuko ntabwo rushobora kukwiyenzaho nawe. Murakoze cyane rero, dukomeze dukurikirane ikiganiro Soma Some. Mu kanya turongera dusubire turi kwiga ibindi. Bana nimwe mbaraga z'ejo z'igihugu, kandi ni namwe byiringiro by'ejo hazaza. Nimwe bayobozi b'ejo Rwanda rw'ejo. Fata umwanya usome, uva mu bumenyi, waba umwanditsi mwiza, waba nka Shakespeare. Abana mu kanya gashize nari maze kubasomera agakuru keza cyane, agakuru kitwa Neza akayuki gatangaje. Ese niba tuvuze akayuki cyangwa se uruyuki ari rwo rwuru mfite, ni iki wumva? Dore ngaka akayuki kanjye mfite. Uruyuki ni akantu gatangaje, ubona ari gato cyane ariko karatangaje cyane birenze ibyo wowe utekereza, kubera ko gatunze abantu benshi.
ubuki bushobora kuduha amafaranga, ubuki bushobora kutuvura kwa muganga, ubuki dushobora kubwisiga ku mubiri, ubuki bashobora kubukoresha ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ariko reka mbibutse yuko uruyuki ari akantu gatangaje. Aka kayuki rero mureba hano twakoze gafite amaso angahe? 1, 2, 3, 4, 5. Kagira amaso 5. Kagira amaso gakoresha kareba kugira ngo kumve nimba nta muntu uje hafi yako. Kakagira n'andi maso gashobora kureba kakamenya ngo hano hari iki. Kakagira n'andi maso gashobora kumenya ko hariya hari ururabo. Twabonye ko kandi uruyuki rudufitiye akamaro kanini cyane mu buzima bwacu, kubera ko uruyuki ruduha ubuki. Rero hari igihe ubona uruyuki iyo rwagiye guhova uricara ukibaza ngo rushobora kubaho mu gihe kingana iki, rushobora kuba rwahova ubuki bungana iki. Urareba kakayiko gatoya mu buzima bwako bwose bwa kariya kayuki gahova kariya kayiko konyine. Ni ukuvuga ngo inzuki zigomba kuba nyinshi cyane kugira ngo zibashe kuduha ubuki twese twabasha kubona. Inzuki rero zivuka ziti. Inzuki z'ingabo ziba ziri mu mutiba ziri kumwe n'ande n'umwami kazi. Iyo ziri kumwe n'umwami kazi rero, uyu mwami kazi niwe ubyara izindi nzuki zose. Bavuga ko umwami kazi ku munsi abyara inzuki nyinshi cyane zishoboka. Hari izipfa hakavuka izindi, izipfuye hakavuka izindi, kugira ngo zibashe kugira ubuki bwinshi mu mutiba wazo. Abana yambi amakuru yanyu, nizere ko aho muri mumerewe neza. Uyu munsi mvuze neza nibuka inkuru twasomye uyu munsi yitwa Neza. Muzi agakoko kavuga zzz. Tugiye kurebera hamwe rero mu kanya, muri kumwe na Papa Yambi wo muri Rwanda Bookmobile mu kiganiro Soma Nsome. Abana, ese muzi impamvu mujya ku ishuri? Uyu munsi rero tugiye kuvugira hamwe imiterere cyangwa se ibinyampande bigiye bitandukanye. Abana, uyu munsi rero ndahera ku kinyampande twifashisha iyo muri gukoresha ikigurudumu. Mwakibonye, nanjye naragicunze kera nkiri umwana. Gifite ikinyampande cy'uruziga. Abakora imigongo nabo bifashisha impande zigiye zitandukanye. Hano turi kubonamo ishusho y'impande enye zingana. Ahangaha dufite izindi mpande, dufite ibinyampande bigiye bitandukanye. Burya n'umutima wacu nawo uri mu binyampande. Tukagira mpande eshatu ndinganire, muraziga ku ishuri. Tukagira igice cy'uruziga, tukagira n'urukiramende. Ariko icyo tugendereye cyane uyu munsi, ngira ngo baberetse uko inzuki zishobora gukora ubuki zifashishije ibintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Mu mutiba wacu rero dusangamo aka gakoresho. Iyo uruyuki rugiye gukora ubuki, rurabanza rugakora icyo bita ibishashara. Dore kuri iyi foto yacu hano turabona ibishashara uko biba bimeze. Dore urundi rugero rw'ibishashara nabereka uko igishashara kiba kimeze. Ariko ese mwari muzi ko inzuki nazo zifite umwihariko mu kubaka? Wari wabona igishashara? Uzagende neza ugenzure, uzahasanga igishushanyo cyacu gifite impande esheshatu ndinganire. Ibishashara byacu rero aho inzuki zibika ubuki zikabika n'ibyana by'inzuki byose biba biri mu ishusho ya mpande esheshatu ndinganire.
murumva ko rero uruyuki rufite umwihariko udasanzwe. Abana rero mukomeze mwumve ikiganiro Soma Nsome, dukunda no gusoma kuko tuzahakura ubumenyi bugiye butandukanye. Rwanda Book Mobile igisubizo ku bana b'Abanyarwanda. Rwanda Book Mobile igisubizo ku bana b'Abanyarwanda. Rero uyu munsi twabonye yuko papa Yambi cyangwa se papa Zzz yatwigishije ukuntu inzuki zikora mpande esheshatu ndinganire. Uyu munsi rero nanjye aho muri mu rugo ngiye kubigisha kwandika. Ka kantu twabonye inzuki zibikamo ubuki kaba kameze gutya, murabibona, kaba kameze nk'akadobo. Ntabwo ari ikinyampande gusa, ahubwo gikora akantu kameze nk'akadobo. Aka kantu twagakora mu rugo tukagashobora. Zigenda zigira gute? Zishyiramo ubuki. Twabonye ko haba hafunze impande hose. Uburyo rero tugakora ni gute? Rwanda Book Mobile igisubizo ku bana b'Abanyarwanda. Murabona rero ndangije kugira gute? Ndangije gukata. Iyo ndangije gukata akantu kanye nkaka, murabona yuko ya shusho yanjye ariyo natangiriyeho. Iyo ufite kore cyangwa se ufite papier kora, nta kindi ukoresha, niyo ukoresha ugafunga ugakora ka kantu kawe. N'uruyuki rero narwo ushobora kurwikorera uri mu rugo. Uruyuki rwanjye ruri nguru hano. Uruyuki mureba, utu twiso ushobora kudusanga ahantu bacuruza ibikoresho by'abana. Waba umwanditsi mwiza, waba nka Shakespeare. Mubyeyi rero nawe uri mu rugo ushobora gufasha umwana wawe gukora udukoresho tugiye dutandukanye kandi ugadutegura mu nzu no mu cyumba cy'umwana. Nawe wa mwana we ushobora kuba wakwitegurira ugakora ibintu bigiye bitandukanye. Mujya mubona inzuki ziguruka nimba mufite indabo mu rugo. Ziriya nzuki ntabwo mugomba kuzica. Kubera iki mutagomba kuzica? Iyo uzishe tuba duhombye bwa buki twakagombye kurya mu rugo, tuba duhombye imiti itandukanye. Nkuko nari nabibabwiye kare rero, uruyuki ntabwo rushobora gupfa kukurya utarwiyenjeho. Iyo urwiyenjeho nibwo rushobora kwitabara rukakurya. Impamvu rudashobora kukurya nuko ruba rubizi neza ko niruramuka rukuriye rushobora gupfa. Iyo rurimo guhova rero rukoresha akantu gasongoye gutya, gasongoye uku nguku. Ni ukuvuga ngo niko kagenda kakijomba mu rurabo. Nawe rero iyo urwiyenjeho karaza kakakujomba, ariko ntabwo ruhita rusohoka, ahubwo hari akantu kahita kavamo. Iyo kavuyemo bakita urubori. Iyo urubori rutakaye, rwa ruyuki ntirusubira mu muzinga, rurapfa. Abana rero mujye mwitondera inzuki, nurubona jya wirinda kwita ushaka kurwirukana. Jya uhunga, urureke rimwe, wongere uhunge, nabwo ubwarwo rurigurukira rukigendera. Twe kwica inzuki kugira ngo tutazabura ubuki. Igisubizo ku bana b'Abanyarwanda. Nasoma, twasoma, bana tuva mu bumenyi dusoma. Nasoma, twasoma. Abana mwabonye mwese aho ubuki buturuka. Nizere ko nta mwana uzongera kuvuga ngo ubuki buvahe, ntabwo uzongera kuhibaza. Twabonye ko inzuki arizo zibuduha. Iyo zimaze kubuduha twabonye n'uburyo babikora, ariko mwamenye naho ubuki buturuka bitewe nuko uruyuki rumwe rudashobora gukora. Reba aka kayiko nkuko babivuze, uruyuki rushobora mu buzima bwarwo gukora akayiko kangana gutya. Nizere yuko mwese mwaryohewe n'ikiganiro Soma Nsome, naho ubutaha turi kumwe ibihe byose. Ntimukajye muva imbere ya televiziyo kandi muhore muryohewe. Murakoze cyane, bye bye. Tuva mu bumenyi dusoma.